Bantu banjye reka mbahe ikaze muri kumwe na The Click Mukunzi Mwanamboka. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku bintu biri kuvugwa, ari nako dusaba abadukurikiye bwa mbere guhita mukora subscribe. Abamaze gukora subscribe namwe reka tubashimire, tuboneraho akanya ko gusuhuza abadukurikiye bwa mbere ndetse n'abasanzwe badukurikira. Dusuhuze abadukurikiye muri Canada ndetse no muri Congo Kinshasa. Dusuhuze abumva ururimi rw'ikinyarwanda mu Rwanda no mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu byose byo kwisi nta numwe twibagiwe. Uyu munsi rero tukaba tugiye kugaruka ku bijyanye no kuntu ababyeyi bohereza abana hanze mu bihugu bya kure, haba mu bihugu byo muri Aziya cyangwa mu bihugu byo mu Burayi, haba mu bihugu byo muri Australia, Oceania, ahari hose cyangwa mu bihugu bindi byo muri Afrika, ariko bikaba byagereranwa no kuba hari igihe abana bishobora kuba nko kubahura, bakaba bagiye kuba mu buzima bukomeye cyane ndetse buganisha ku mfu za hato na hato ziba ku bana bagiye hanze bagiye kwibana, bidakuyeho ko n'abana bajyanye n'ababyeyi babo. Hari ababa bari kumwe n'imiryango ariko nabo bikaza kubaho ko bahura n'ibibazo by'izi mfu zidasobanutse zikunda kugaragara ku bana b'abanyamahanga cyangwa b'abanyafurika mu bihugu byateye imbere. Uyu munsi rero tukaba tugiye kugaruka kuri iyi nkuru iri kuvugwa mu gihugu cya Canada, ariko ikaba ireba cyane imiryango y'abakongomani bakomoka i Kinshasa, mu mujyi wa Kinshasa neza, aho turaza kuba turi kuganira ku rupfu rwa Alexandre Martine Lumbai. Rero uyu akaba ari umukobwa w'umukongomani ukomoka mu mujyi wa Kinshasa, waje kwitaba Imana mu cyumweru gishize. Akaba yaraguye mu gihugu cya Canada mu mujyi wa Quebec. Amakuru rero turaza kuyajyaho gatanu kuri gatanu. Reka tubanze turebere hamwe muri rusange ni byagenze gute, uyu Alexandra yakoraga iki muri Canada, cyangwa se urupfu rwe bimeze gute, ndetse n'ibiri kugenda bitangazwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ese bihuriye he cyane n'ibiganiro turi guteganya cyangwa se byo kuvuga ku mfu zigiye zitandukanye zigaragara ku bana baba baragiye kuba hanze y'u Rwanda, ya Congo, y'u Burundi cyangwa y'umugabane wa Afrika muri rusange, ukuntu ubuzima buba bumeze ndetse n'ibiganisha kuri zifu cyane turaza kureba muri rusange. Ariko urupfu rw'uyu mukobwa witwa Alexandra Lumbai we bikaba ari ibintu bitaramenyekana neza, dore ko amakuru ari kutugeraho nk'ayo tugiye kubagezaho muri aka kanya atarasobanura neza urupfu rw'uyu mukobwa. Alexandre Lumbai rero ni umunyeshuri, akaba yari umunyeshuri muri Canada, akaba yari afite imyaka 21 ndetse akaba mu gihe gishize hari amakuru yagiye atangazwa ku rupfu rubabaje cyane muri Canada, aho uyu mwana ari we wavugwaga ko yaburiwe irengero. Rero muri Quebec ahangaha Alexandra Lumbai yagiyeyo nk'umunyeshuri wari ugiye kwiga, akaba yarageze muri iki gihugu cya Canada, akaba yarahageze muri 2023. akaba rero muri uku kwezi kwa 10 2024 yaraje kuburirwa irengero. Rero ngo byagenze gute? Amakuru atugeraho nuko umwe mu bashuti be yamujyanye akamugeza ahantu hinjira muri park ku kirwa kitwa Ile Saint Christophe. Ile ni ikirwa cyitiriwe umutagatifu Christophe ahangaha muri Canada, ndetse hakaba binagaragara ko ahangaha niho yagaragaye kuri ku kirwa, ahantu hitwa kuri Ile. Reka turebe amakuru kugira ngo tutaza kugira uwo tubeshya. Hari ahantu rero hitwa ku kirwa cya Saint-Quentin. Ku kirwa cya Saint-Quentin rero niho yagaragaye bwa nyuma, ni naho amashusho ya camera de surveillance cyangwa amashusho ya polisi y'abayobozi barebye yaje kugaragaza ko ariho yagaragaye ku munota wa nyuma. Uyu mukobwa rero akaba yaramaze umwaka umwe yari muri Canada, aho yigaga kuri kaminuza ya Université de Québec Trois-Rivières,
ni kuri kaminuza yitwa Quebec à Trois-Rivières, rero niho yigaga. ubwo rero mercredi isanzwe ku wa gatatu ushize hari tariki ya 2 nibwo yaje kugenda aburirwa irengero, aho bigwa ko umushuti we yamusize ku kirwa cyitwa Saint Christophe. Ahangaha rero ku kirwa cya Saint Christophe ni naho amakamera de surveillance yaje gupuruva, yaje kwerekana neza ko koko ariko yagaragaye. Rero uwo babanaga niwe wamusize aho ngaho ku muryango winjira muri icyo kirwa cya Saint Christophe, ni hafi y'ahantu hari club y'ubwato, ahantu ubwato tuno twato duto tuba duparitse, ahantu benshi bajya bahurira. Ndetse bikavugwa ko kuba yaragiye kuhamusiga yari yabisabwe n'uyu Alexandra akaba yarasabye umushuti we kuhamusiga, nakundi yarahamusize aragenda arahamuhasiga, no kuvuga ko we ahita akomeza gahunda ze. Rero ku wa mbere, uyu wa mbere ushize, ubwo yari yabuze tariki ya 2, reka turebe, tariki ya 2 hari ku wa gatatu. ubwo rero ku wa mbere ushize tariki ya 7 nibwo haje kugaragara urukweto rwatoraguwe mu nzira aho hantu. urwo rukweto bararutoragura bajya gupima ADN kugira ngo barebe niba ari urukweto rwa Alexandra. Rero habaga hari ibintu byinshi biri kuvugwa. urwo rukweto bararupimye birinda kugira icyo batangaza, ariko polisi ikaba yarakomeje kugenda ishyira ingufu kureba ko yamushakira kuri iki kirwa cyitwa Ile Saint-Quentin, kuri Ile Saint-Quentin, ari naho polisi ivuga ko yagaragaye kuri kamera de surveillance za nyuma, ariho zigaragaza amashusho y'uyu mukobwa. Uyu mukobwa rero akaba yaraje gutangazwa ko yabuze. Mama we Kinshasa akaba yaragaragaye kuri réseaux sociaux cyangwa ku mbuga nkoranyambaga ari gusaba ko bamufasha kugira ngo arebe ko yabona umukobwa we yabuze. Kugira ngo rero bimenyekane ko yabuze, nuko mama we ukwezi, murabona ko ukwezi kwari kuri gushira ukundi gutangira, no kuvuga ko mama we nta yatinze kumwohereza amafaranga bohereza abanyeshuri bo hanze nkuko byakomeje kugenda bitangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Ndetse mama we mu gihe yabaga amwohereje amafaranga, yohereje amafaranga rero mu gihe yaratinze gake ari kwaza kuyohereza, ayohereje abona uwayakiriye ntari kuvuga, amwandikira message amubwira ko amafaranga yamugezeho, ariko abona umwana atari gusubiza. kandi amakuru abantu bose bamenyereye nuko umunyeshuri wiga cyane cyane hanze cyangwa nubwo yaba yiga muri internet, iyo mwohereje amafaranga kabisa iyo message niyo mushimisha cyane ku buryo bitari gushoboka ko abona message ngo abure gusubiza. Rero abonye message idasubizwa aza kwa gushaka uyu nguyu babanaga, uyu mukolocataire cyangwa umuntu babanaga mu cyumba, amubaza kubijyanye no kuba atari kubona umukobwa we. Uyu nguyu yamubwira ko hari aho yamusabye kumusiga, arahamuhasiga, arangije akomeza muri gahunda ze nkuko yakomeje kubitangariza polisi. Ahangaha rero amaze kumubwira gutyo, aramubwira se mwahamagaye kuri polisi, uyu mukobwa, uyu mugenzi we babana avuga ko byaba byiza ari mama we wenyine ubikoze kuko polisi itabiha agaciro. Gusa ayandi makuru ari gutangaza ko uyu mukobwa babana n'ubundi niwe waje guhamagara polisi, ariko na mama w'uyu mukobwa yaramaze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga aho yavugaga ko umukobwa we yaburiwe irengero. Abantu benshi rero bagiye muri gahunda yo gushakisha umubiri w'uyu mukobwa, ndetse abakongomani batuye mu gihugu cya Canada bashyira hamwe, abazungu batuye mu gihugu cya Canada bashyira hamwe. Ahangaha muri Quebec abantu bose igikuba cyari cyacitse kugira ngo barebe ko babona uyu Alexandra Lumbai. Uyu nguyu rero Alexandra Lumbai ntabwo yakomeje kuboneka. Ibikorwa byarakomeje ndetse kugeza naho ku munsi w'ejo hashize umuntu umwe wari uri kugenda muri pirogue, kano kantu k'ubwato gatoya rwose w'umurobyi, aza kubona umubiri uri hejuru y'amazi, ahamagara polisi, igikuba kiracika,
ibyari ibyiringiro bihinduka amarira. Uyu Alexander rero biza kumenyekana ko yaje gupfa ubwo polisi yaje gutangaza ibipimo bya ADN byemeza ko umubiri watowe waruwe, cyane cyane ko umubiri we wagaragaraga nk'umubiri wamaze kwangirika cyane. Alexander rero umukobwa mwiza ukomoka i Kinshasa ku myaka ya 21 akaba yaje kwitaba Imana. Kubungubu ubushakashatsi bukaba bukomeje kugira ngo baze kwemeza icyaba cyaramwishe, niba baramunize bakamuta mu mazi, ese abantu yaragiye guhura nabo hariya ni bande, ko yabwiye umushuti we ngo amusiga hariya, umushuti we akahamugeza ariko ntihagire ikindi kintu amubwira, umushuti agakomeza mu rugendo rwe. Yaba aragiye kureba bahe bantu hariya, ese yaragiye wenyine, ese hari abandi bantu bari kumwe? Ibi byose nta gisubizo, polisi nta kintu iri kubitangazaho. Amakuru yibanze agaragaza ko nta gukeka uwo babanagaho hamusize, cyane cyane ko ngo bigaragara ko ari wo natangarije polisi, nkuko twadumaze kubivuga, agatangariza polisi ko uyu mukobwa burya naramusize nkuko yabinsabye, musiga hanaha. Kamera nazo zigaragaza ko yahagaragaye kandi ari wenyine nta kibazo afite, gusa nyuma yaje kuburirwa irengero. Uru rugero rero twatuje gutanga ni ukugira ngo tunababwire ku bijyanye n'impfu muri rusange. Ababyeyi bakomeje kugenda bohereza abana babo hanze, bakabohereza mu bihugu bitandukanye kugira ngo bajye kwiga, gushaka ubuzima se cyangwa ko haba, ariko abana bakiri batoya iyo bageze hano mu bihugu bya diaspora hari challenge nyinshi zikunda kugenda zibabaho, cyane cyane ko baba bageze mu muco mushyashya, umuco utari mwiza kugereranyije n'imico yo muri Afurika. Ikindi kintu gikunda kubaho ni ibijyanye n'abashuti babi. Abashuti babi nabo biba ikindi kibazo cyane. Rero muri rusange abana benshi bakunda kugera hanze bagahura n'ibintu byinshi. Muri Afurika umuntu ashobora gushukisha amafaranga akaba hari ibyo yakaba yakugirira nabi, ariko mu bihugu byo hanze bigaragara ko abana benshi bahagera bakuze bahura n'inshuti mbi zikaba zabajyana mu bintu bijyanye n'ibiyobyabwenge se cyangwa ibijyanye n'inzoga zikabije, biza kuviramo impfu kuko ni ibintu baba batamenyereye. Rero bikaba bigaragara ko abana benshi bagira mu bihugu byo hanze batari kumwe n'ababyeyi, nabo gukurikiranwa cyane umunsi ku munsi, ndetse mukamenya abo bagendana nabo, mukamenya gahunda bakunda kuba bari kujyamo, mukamenya aho bari ndetse n'ibyo bakora. Bimaze kugaragara ko abana benshi b'abanyamasisi cyangwa abakomoka muri Kongo bagera hanze bakitaba Imana mu buryo butandukanye. Ariko si bo bonyine, hari n'abana bakomoka mu Rwanda. Hari uwo nzi rwose wagiye kwita muri train iri kugenda agahita asimbukiramo igahita imugonga mu rwego rwo kwiyahura. Hari n'abandi benshi mujya mwumva ngo baguye mu mazi. Gusa ibyo ni ku ruhande rw'abantu bagira stress, bakaba bashobora kwirangiriza ubuzima bwabo bwonyine. Mu gihugu cya Amerika ho hazwiho abana bakunda kuba byumvikana ko barashwe. Nabyo urumva hari abana bicwa bitewe nuko bahuye n'inshuti mbi, izo nshuti zabo zikaba zabagirira nabi, cyane cyane ko hari ibintu byinshi baba batumvikanyeho bitewe n'umuco badahuje. Rero abana bo muri ibi bihugu byo hanze bakaba barasa abana bo muri Afurika. Ku rupfu rwa Alexander Halumbai, uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 21 rero we bikaba bitaramenyekana niba yarishwe cyangwa yariyahuye. Kubura urukweto rwe rwaragaragaye mbere yuko ahatandukanye naho umurambo we uri, ni ikigaragaza ko bishobora kuba hari ahantu yavuye atameze neza, atari mu maboko ye, akaza kwisanga agiye kujugunywa muri ayo mazi. Test ADN zishobora kuzatwereka niba hari abantu niba hari ibindi bimenyetso byo ku rupfu rwe. Mu gihe tugitegereje ibisubizo rero bya polisi, dukomeje kwihanganisha umuryango wa Alexander Halumbai ndetse n'abandi bantu bose bo mu miryango ye n'abandi n'inshuti n'abavandimwe. Ari nako dukomeza kuburira ababyeyi bohereza abana hanze ko bajya babakurikirana, bakamenya ko babohereje ku bandi bantu babamenyereza, dore ko iyo uhageze rwose ukagwa mu maboko atari meza, ni probability, amahirwe yo kuba wapfa cyangwa ugahura n'ibibazo bikomeye cyane bikujyana muri gereza cyangwa bituma bagusubiza muri Afurika ni menshi cyane. Cyane hari guhura n'inshuti mbi nk'uko twabivuze,
kujya mu biyobyabwenge, guhura n'abantu bagushukisha amafaranga nyamara bakeneye kwaka ubuzima bwawe. Ni byinshi cyane bikunda kuba hano hanze udashobora kwiyumvisha ko hari abantu baba pervers, abantu bafite stress bashobora gushimishwa gusa no kumva ko hari umuntu batse ubuzima. Ibyo ni ibintu bisanzwe mu gihe muri Afurika ho ushobora kumva umuntu akwishe kubera ubugome bwe. Hano ho hari abantu gusa baba bafite stress bagashimishwa no kuba bashobora kuba bakwica umuntu byonyine, bikaba aricyo kintu yakumva kimushimishije. Icyo gihe rero hari igihe bakwigiraho inshuti bakakwica, bakigiraho inshuti ku wundi muntu akamwica. Hari abantu bameze gutyo rwose, kandi ibi byose bikunda kuba ku bakobwa. Ibi byo kuba abantu bashukishwa amafaranga bakabajyana ahantu hatizeho bagapfa, bikunda kuba ukumva umuntu ngo yari boyfriend wundi akamwica, akaba hari undi mu girlfriend nawe yari afite akaburirwa irengero. Ugasanga nk'abantu bagera ku 10 bamaze gupfa bazize umuntu umwe. Aba rero uyu waburiwe irengero yaragiye kuri club y'ubwato. Na hano ubwato n'abantu bakunda kugira ubwato n'abantu baba bari abakire. Hari hypothèse ko ashobora kuba hari igitekerezo cya mbere ko ashobora kuba yarakurikiye umuntu w'umukire muri kiriya gice. Uwo muntu rero akaba yaramukoresheje ibyo yagombaga kumukoresha nyuma akamwica. Icya kabiri ashobora kuba uyu mukobwa yaragiye wenyine akaba yakwirangiriza ubuzima. Ni hypothèse yindi, ariko mu bigaragara mu mashusho ye yagiye agaragara hanze hari umuntu usanzwe udakoresha ibiyobyabwenge, umunyeshuri ukiri mushyashya wageze muri 2023. Hari ibintu byinshi abantu bakomeje kwibaza ko ashobora kuba yagiriwe nabi, cyane cyane efe cyangwa fact y'uko urukweto rwe rwagaragaye mu nzira iganisha aho basanze umurambo we. Rero umurambo we wasanzwe hagati aha hantu ubwato buparika mu mazi uri kureremba hejuru, uvumbuwe n'umurobyi usanzwe. Uyu murobyi rero akaba yamagaye polisi ikaza gutangaza ko umubiri w'uyu nguyu babonye nyuma y'ibipimo bya ADN waje kwemezwa ko ari umubiri wa Alexandra, uyu mwana ukomoka muri Congo Kinshasa. Reka dukomeze kubabwira ko amakuru y'uyu mwana, ndetse hari n'ikiganiro kiri imbere tugiye kuzashaka mama diaspora the wise rero akaba tuzamuha umwanya akadusobanurira cyane ko mu minsi yashize yari natubwiye ko ari kudupangira ikiganiro ku bijyanye n'impfu z'abana b'abanyafurika bakunda gupfa mu gihugu cya Canada. Atubwira ko azabiduhaho amakuru menshi ndetse n'igituma aba bana bari kugenda bapfa mu bihugu bya Amerika na Canada. Ariko mbere yuko anaduha n'ikiganiro twaje gutungurwa noneho n'iyi nkuru yanditswe hangaha kuri iki kinyamakuru tariki ya 8, ubu turi tariki ya 9, ubwo nejo hashize. Uyu nguyu rero iyi nkuru ikaba yaravuga ko uwo twari tuzi ko yaburiwe irengero mu cyumweru cyashize ari we Alexandra Lumbai baje kumusanga yitabye Imana muri Quebec. Reka dukomeje kwihanganisha abamuzi bose. Nari The Click mukunzi mwana mboka, reka mbashimire cyane mwese mukomeje gukora subscribe, ndetse namwe mukomeje kugenda mudukurikira umunsi ku munsi. Muduhe commentaire zanyu ku biganiro mushaka ko tubagezaho, cyane ko dufite na rubric yindi yo kubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima, aho tuzajya dutumira abadokiteri kugira ngo batuganirize byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'ubuzima, dore ko gutanga amakuru tudafite ubuzima bwiza cyangwa abadukurikiye badafite ubuzima bwiza n'ubundi ntacyo byadufasha. Tubahaye rero umwanya muri commentaire kugira ngo mutugezeho commentaire zanyu ku bijyanye n'iyi nkuru n'ibyo mutekereza ndetse no ku byo mwifuza ko twabagezaho. Bye bye.